twongeye kubaha ikaze bakunzi b'ikiganiro Sky Show hano kuri Sky TV Show. Karizere ko wowe utarakora subscribe warangije ko wayikanda kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kuba wabona ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda tubategurira tubanyuriza ku murongo wanyu uboneye. Twabaye duhisemo wa YouTube mu rwego rwo kugira ngo tujye updatinga abakunzi ba Sky TV Show hangaha mu kiganiro Sky Show. Twizere ko rero ko mumeze neza kandi ko buri kimwe cyose kiri kugenda neza kandi ko imigisha y'Imana ikomeza kugenda iberangwaho umunsi ku wundi. Rero uyu munsi turi tariki 2 z'ukwa gatandatu mwaka 2025 aho tugiye kwaruka mu makuru yacu uyu munsi akaba ari update tugiye kuba twareba se buri show busy ibintu biri kuvugwamo cyane hano hanze y'u Rwanda ndetse twongeye turese no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda harimo haravugwa ibihe bintu mu bitangazamakuru bya showbiz ariko tuvuga cyangwa se mu makuru arimo haravugwa muri showbiz nyarwanda. So rero ngewe tugiye kwana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ni Sky Minyewe, it's ya Pablo Papito Pacino Macdonald Grekas Pisto, it's ya back and sharp at beauty boy and boy in other shina the funny it's ya shop ya DJ Sky Misimu. Ubundi aho ngaho tukaba twaba turanditseho gatoya ubundi tukagaruka muri update zacu tugiye kuba twarebaho kuno munsi mu kanya gatoya. So tudatinze akatugaruka mu update yacu uyu munsi aho tugiye kureba ku makuru ari kuvugwa kuri ku muhanzi Diamond Platnumz ndetse n'umuhanzi Zuchu, aho aba bombi iby'ubukwe byabo birimo birasa nkaho bikomangaho, aho twavuga yuko nyiri bwite nka Diamond yatangaje yuko ubukwe bwo buri vuba hangaha abantu turabona ubukwe bwabo. So rero ku munsi w'ejo ku munsi w'ejo hashize nibwo Diamond Platnumz yanyujije ubutumwa burebure kuri Instagram ye avuga ko abantu batandukanye bafite amakuru atandukanye ku kijyanye no gushyingirwa kwe, ndetse yemeza ko yamaze kurongora ndetse mu gihe kiri imbere azabishyiraho umucyo neza. Nyuma hasohotse amashusho ari kumwe na Zuchu mu modoka. Uyu muhanzikazi avuga ko bamaze gushyingiranwa ndetse amwita umugabo we nubwo benshi bakifata nko gutwika. Si rero aba bombi bikaba byaragiye bikunda kuvugwa cyane yuko bari mu munyenga w'urukundo, ariko bikaba bitarimo biravugwaho rumwe n'abafana babo cyane ko bavugaga yuko ari mu buryo bwo kugira ngo batwike showbiz cyangwa se ari mu buryo bwo gukomeza gukuza amazina yabo, aho barimo baravuga yuko bishobora kuba ari nka prank cyangwa se benshi bifata yuko ari amabeshya atari ibintu bo bafitemo nka gahunda, ahubwo ari ibintu bari kubeshya. Ariko kuri no munsi cyangwa se ejo hashize amakuru ahari nuko nyiri bwite nka Diamond Platnumz yaje kuba yabitangaza akayerekana yuko ari vuba hangaha akerekana ubukwe ndetse akagomba gushyiraho umucyo neza w'ibyo nawe yivugira, aho nawe avuga yuko vuba hangaha kabisa araba hari ubukwe bw'aba bombi Diamond Platnumz ndetse na Zuchu. So rero na Zuchu nawe yaje kuba yabikomozaho yemeza yuko ababana ndetse nk'umugabo n'umugore nk'uko mu idini rya Islam byerekana cyangwa se ribyemeza, nuko hari imigenzo ibanza kuba mbere y'ubukwe, then noneho ukaba waba wemerewe kuba mwabana nk'umugabo n'umugore, then none indi mihango ikaza nyuma ariko uwo nguwo warabaye. So rero nibyo byabaye kuri aba bombi. So rero aribyo byerekana ko bashobora kuba bakerekana ubukwe bwabo vuba hangaha mu minsi iri imbere. Another update ni update ziri kuvuga yuko nyuma yo kwegukana igikombe gikomeye cyane muri UEFA Champions League, ikipe ya Paris Saint-Germain yakiriwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron muri Elysée Press ibiro bikuru by'i Paris. Mu ijambo rye Macron yashimiye abakinnyi n'ubuyobozi bwa Paris Saint-Germain kubera uko
bahesheje ishema igihugu. Anavuga ko intsinzi yabo ari amateka akomeye mu mupira w'amaguru w'Ubufaransa. Ubu Paris Saint-Germain yabaye ikipe ya mbere yo mu Bufaransa itwaye Champions League kuva Marseille yabigeraho mu mwaka w'igihumbi 1993. Akaba ariyo kipe yo mu Bufaransa yaherukaga iki gikombe cya UEFA Champions League. So rero ni mu birori byara bibaye by'uko perezida yarimo arashimira ubuyobozi bw'iyi kipe ndetse n'abakinnyi muri rusange. Twihuse turebe akandi kantu gatoya karimo trendinga, ariko twakomozaho ubundi tukareba se VIP wakwana bino bintu biba byatewe n'iki. Ni akantu kari kuvuga yuko umusore yareze umukobwa bakundanaga nyuma yuko amuhaye miliyoni 5 z'amadolari asaga miliyari 6 z'amanyarwanda yari amaze gutsindira muri tombora, umukobwa agahita ayatorokana. So rero akaba ari ikintu cyagiye kitavugwaho n'umwe n'abantu bagiye batandukanye, aho buri muntu wese yagiye atanga igitekerezo ku cyakorwa cyangwa se kuntu ari kumva iyo nkuru. Ariko se nkawe unkurikiye watanga ikihe kintu cyunganira ino nkuru aho ngaho muri komenti? Ese byagakwiye kuko amafaranga wakariye benda akenshi biriya bintu bari nka tombora n'ubundi, cyane ko aba ari imikino y'amahirwe, ni ibintu bikubaho nawe ubwawe utabizi. Hari ukuntu biza bigusanga bisanga ubayeho, ande noneho ukaba wabasha kuba wagira nawe icyo ubimarisha mu gihe bije bisanga hari uko umeze. Byanga byakunda ayo ni amafaranga menshi cyane hano ku isi, aho waba uri hose wabaho neza, kubera ko ni amafaranga yaguhindura ubuzima, ni amafaranga yahindura ubuzima bwa buri muntu uwo ari we wese uri hano mu isi. Ariko rero ase nk'ubu niyo ugize chance nk'ubwo ukaba watombora, wenda twebwe tubishyire nko mu Banyarwanda, like ukaba watombora nka miliyari 5 z'amanyarwanda, imagine. Ubundi warangiza ukahita ujya kureba ngo umukunzi, ndetse si no kubabona umugore wawe, ahubwo ni umukunzi wawe donc ukajya no kumureba ukamubwira ati aya mafaranga ndayaguhaye. Umukobwa yamara kuyakoza mu ntoki ze akahita agenda. Ese icyo gihe nticyagenda numva ngo umuntu aba yararozwe inyatsi, cyangwa se ese mubona ibyo bitekerezo nk'ibyo biva he? Ni ukukunda umuntu cyane ku buryo ugera naho n'amafaranga wakagombye kuba nawe ubwawe wagira responsible kuvuga ati ndewe kanya costaringemo ndebe uko nakiteza imbere, ahubwo ugasanga nawe ari uwo wizeye akayakurya. So rero bigaragara yuko hari ikintu gishobora kuba cyaratumye aya mafaranga uyu mukobwa bakundanaga yayamujya cyangwa se yayamwiba. Ariko icyo kintu none akaba ari ikintu nawe ndi kwibaza, se bundi nk'uwo musore we aba yaratekerezaga gute mbere yuko ajye gutekereza yuko byuza amafaranga abonye akagombye kuba nk'ayo ngayo menshi gutyo yakagombye kujya kuyahereza sheri we, aho kubyibuza no kwitabaza na mama we? Ase uko guhemuka kw'abantu ko nkawe urabivuga hiki, cyangwa se ko gutekereza ko abantu bibagwisha amanka nk'uko wabivuga hiki mu gihe bagize nk'amahirwe yo kuba bafatirana ayo mahirwe yo mu mikino y'amahirwe y'abakinnye? Aho ngaho turaganira hasi muri komenti, umbwire wowe ubifata ute, ubibona ute? So twihuse cyane turebe ku yindi nkuru yatambutse mu minsi yashize ivuga yuko papa wa Rihanna ndetse navuga ngo ni umugabo wari ukuzemo ariko bitari cyane nanone, ariko bigaragara ko nyine yarakira umusore bitewe n'ukuntu agaragara, ariko yarakuze mu myaka. So rero ni inkuru ivuga yuko papa wa Rihanna witwa Ronaldo Fent yitabye Imana ku myaka 70 azize uburwayi, nk'uko ikinyamakuru TMZ cyabitangaje. Akaba ari papa wa Rihanna, aho twamwifuriza iruhuko ridashira cyane ko yabaye umubyeyi w'intwari, akaba yaragize uruhare mu kuba havuka umuhanzikazi ukomeye
hano mu isi ndetse wubashywe cyane nka Rihanna. So rero update zacu z'uyu munsi ntabwo tuzisoreje, twizere ko mwebwe mwakomeje kudukurikira mumeze neza kandi ko Imana ikomeza kubaha imigisha mu byo mukora byose. Rero utarakora subscribe ndakwibutsa cyangwa se ndagushishikariza kuba wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubana mu biganiro bigiye bitandukanye Sky TV show iba yabateguriye. Ngiye mwabanye mu kiganiro ni Sky mwenye ciao ciao.